Shalom shalom ndabasuhuje mwese abakunzi ba Elayo TV twagarutse. Dukunda kubana hano kuri Elayo TV, amazina Imanira Karamadeo. Munyemerere aho uri we ukunda gukurikira ibiganiro bya Elayo TV, cyangwa niba naniho uje ho nonaha, nyemerera dufatikanye tubanze twasenga iki kiganiro tugishire mu biganza bya Kristo. Wera Kristo wakoze kuturinda, wakoze kubana natwe, himbazwa. Twagiye tukuvugira hano tubona imirimo n'ibitangaza, abantu barakizwa, abantu barakumenya, abantu devos de kotabokele body ammonia, abantu bari barakuvuyeho barakugarukira nanone bane natwe. Iki kiganiro giherekeresha umwuka wawe wera, natwe tugiye kuhezo tapoke tayavosi kirebo kukuvuga twezwe nawe, twezereza ubugingo n'umubiri, imbabazi zawe zitugaragareho. Reka nyakubaha Imana dukoze ikarya ku munwa, turi abanyaminwa yanduye, tuvuge tuyobowe n'umwuka wawe wera. Ibitavuga Imana byose nibiceceke topestavo, biceceke mu izina rya ene topestavo. Baraga zose z'umwanzi tok dayimoni mu izina rya Kristo Yesu. Uganze utegeka nyakubaha Imana yaremye isi n'ijuru, ngaho bana natwe muri iki kiganiro uwera Kristo mu izina rya Yesu, amen. Yesu we uri Mana pe, uri Mana pe, uri Mana y'amahoro nujya uhinduka we, uri Mana pe, uri Mana pe, uri Mana y'amahoro nujya uhinduka. Umendure we, ai umendure, umendure Mana we, mbigikoresho cawe, mendure we, ai eletopeta yabo, mendure Mana we, mbigikoresho cawe. Ntabwo mbatindira uyu munsi. Ubushize natanze ikiganiro ndi kuvuga kuri deliverance. Ndumva amaze gukora ibiganiro bibiri hari hano kuri Elayo TV. Abantu bashya muri kuza kuri Elayo TV mukore subscribe, mu gihe dukoze ikiganiro mujye muhita mukibona. Nakoze ibiganiro bigera nko muri bibiri kuri deliverance. Deliverance turayisobanura, mugiyeho murebe mu biganiro byose narasobanuye, nayi nanditse nafashe ikaye nge nasobanura. Umva akantu ku kandi, deliverance ni iki, ni gute wayikorerwa, uyikora ninde, byose ibyo byose twarabivuze. Ni imigozi Satani aba yarakuzirikishije cyangwa ibintu uboheshejwe. None deliverance mu magambo make ni ukubohorwa, topestavo ketaya, ugakurwa mu migozi ya karande y'abarozi y'ibyo. Hari abantu baba barashize mu macupa, barabashize mu mazi, barabazirikiye ahantu, barembese. Urikubona ukimiryango ya kera babandwaga, baterekeraga, bakoraga ibiki, bajyaga mu bazima. Biriya bintu byagiye bitugeraho ububasha. Ni kwa kundi uburyamye ukarota uri gusambana, uri kurota inzozi zipfuye, uri iwanyu mu cyaro bakwirukankaho, ukabibona mbese ukaruka nibisohoke ngo birangire, ukituma nibiso. Aho Imana biri gushaka kukwereka ubuzima dokesto veketabo urimo. Hari n'uwari ukumbwira ejo bundi, nejo menya nejo hari ngo we arota ngo akagenda n'amaguru mu muhanda w'iwabo, ngo umva ngo akaba ari kwiyumvisha yuko agiye gutega imodoka, ariko ngo bikarangira ngo byanze. Ni kwa kundi waba gutuye nk'ahantu ugasanga kugera ku muhanda ni nk'amasaha nk'atatu. ele topestavo ene. Deliverance rero Imana ikubohora iyo minyururu yose, iyo migozi yose ibikuboshye. Hari imigozi bituriho ugasanga waboheshe. Satani yarakuboshye kugira nuzabona akazi, nuzabona urushako ugeze mu myaka 30, ntazina, nta muntu kuba zizina 35 40. Ubundi warangiza ukiyicarira ugatuza. Ibi bintu bya deliverance nabwo babyigisha mu matorero cyangwa mu madini. Nanjye umwuka w'Imana yarabimishuriye, igihe abimishuriye natangiye kubimenya rero. Hari umuntu nasengeye uba mu Bufaransa, abona ari kurukuru uruntu rw'uruyoka. Hari ijambo Imana yesi muha ngo yumve ijwi riramubwiye ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro ngo ibyaha bye bigatwikirwa. Wumvishe igihe nabimenyeye nicyo gihe naje kubibabwirira. Uburyo Imana nasengeye abantu benshi, Imana ibakora deliverance. Hari wahitaga ambwira mu gitondo nabonye ndi koga mu mazi. Iyo uri koga mu mazi Imana iri kugukura iyo myanda n'ibiki byose. Hari abarota ukabona inzu wari urimo irahiye, ukabona uri kwiyuhagira, uri gukura imyanda, uri kwituma, uri kuruka. Topestavo yubonye uri kuruka bigashirayo, iyo uri kwituma bigashirayo, aho niho Imana ibiri kukubatura bya nyabyo. Restovo ketabo.
ndumva maze imyaka myinshi hano kuri Elayo TV cyane ku mbuga nkoranyambaga ndi gusengera abantu kugira Imana babature. Mwabyumvishe rero iyo wisanze ufite muri iyo minyururu, hari aho bagushize izo za karande ibyo bakoraga mu miryango, urukuntu byagiye bigukurikira. Uzi ko hari abantu bavugaga ati uyazaba mugore wacu, ni kwa kundi ubona ibintu biri kugenda bigusambanya. Mwabyumvishe ntazabyare, nabyara nazaheke, nazaheka nazatera umutaro. Ibyo byose ukaza ni ibintu bagiye batwaturiraho, nawe warangiza nkukwiye kubibamo. Iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uba ugomba gusenga ugashimikira, nta bintu by'imikino. Ntabyumvishe. Ibyo byose rero maze kwisuzuma, hari bimwe mu bimenyetso ibyo maze kuvuga wibonaho. Ikintu cya mbere ukora nugukuraho icyaha icyo ari cyo cyose. Uhere hari abantu ngo bacaga imyeyo, bagira enestoke stavoketa, bakaba barasaga amaraso yabo bakayavanga n'ibyo bigirwamana n'ibyo lewile bonemos. Uratura aho wabaga ugiye mu bapfumu, aho bari kukurasaga n'ibiki byose. N'abantu bakunda kujya mu bapfumu n'ibindi. Uratura ugahera ku cyaha icyo wakoze cyo. Ngewe uyumamagaye uratura nkakwatuza aho ushaka ibintu bya deliverance. Ndakwatuza aho wamenyeye ubwenge hose, aho wamenyeye ubwenge ugakuraho, ukatura ibyaha wakoze mu bukumi, mu bwana, ukazamuka aho umenye ubwenge hose kugeza ubu, ugakuraho tarabo. Icyaha cyose ugikuyeho ugakuraho, nukumenera Satani amabanga, ugakuraho ntagire icyo wisigariza. Deliverance nta bintu byo gusigaza, nta mikino birimo, nta muntu buri gukina nawe, ni wowe ubuze icyo ushaka. Mani kubuhora iyo migozi diplome iraho, warize waza masters iraho, baravuze ngo ntuzabona akazi kandi ufite uburyo bwo kuba wakabona. Uraho uri umusore, ugasanga umusore ageze mu myaka hari umusore umwe Imana yarambwiye ngo umusengere, ngo sengera uyu. Byari byaranze, ageze mu myaka 40 hafi ningahe, nta na sheri ntaki ledo best akota abona abazimu. Imana yaravuze twororoke. Iyo umaze kwisuzuma rero ukamamagara, ukatura ibyo byaha cyose, ukagenda ukura ugakura. Nanjye nkunda kuvuga ntabwo ari njye uyikora, ngenda gusengera. Umva hari gihe ubwa mbere watura, ubwa kabiri ngakubwira ati fata amasengesho yirize, ubundi nanjye nkazaza ndumuriro aba bazimu nkabatwika topere. Imana ikamfasha kabacagagura, kabakobeta, kabamenagura kugira ukorerwe deliverance. Rero urasabwa ibyo bintu. Niba utari wabikora icyo kintu cyo kwatura ugakuraho ngo wariyaturiye, oya. Muri Yakobo haravuga mwaturana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ni kwatura ugakuraho topere mone yata, ugakuraho ubwo bujiji, ugakuraho ubwo bupfafa, ubundi Yesu akakubohora. Haleluya. Imana bahumugisha. Ndumva ari cyo kintu nari ndi gushaka kongera kubamenyesha. Nimero yacu 078 414 uramamagara, ubundi nkagusengera iyo wibonyeho ibyo bimenyetso. Kirisito tavo enemo tayakereva. Babantu bisuzumye bagasanga bafite ibyo bimenyetso yuko hari ahantu babohewe. Lewile bo enekotabo. Bimwe mu byakuzanye muri 11:28 muri Matayo. Waravuze ngo abarushye n'abarimerewe bari ku mpera y'isi, bari mu Rwanda, bari ahantu hatandukanye ku migabane yose, baze bagusanga baruhure, bature imitwaro, bakure iminyururu, bakuraho amaganya, bakuraho agahinda, bakureho uruzerero, rebose devo enekuto, bakureho kutabyara. Nibutse undi muntu, hari undi muntu, uwo muntu ntabwo ndamuvuga, twahuraga mu bintu kanaye kubivuga, twiganya ahantu kambivuge ntacyo bitwaye. Twiganya ahantu ntabwo mupfa kubimenya, hari ahantu twiganya. Noneho ukumva yikoraga ibyaha bya yose, ashatse ageze mu rugo ntiyabyara. Bigenda gute rero atabyaye? Rero reka mamagare rero muri 2020 ndumva araho cyangwa na 21 hagati aho aramamagara, arambwira ati Deo byaranze. Aranyaturira, ndamubwira ati aturukureho. Haranavugaga ubutumwa ku binyamakuru bitandukanye. Ndumva icyo gihe mwarambonye hose bandikaga wa mugabo w'umunyamwuka. Naramusengeye, ndamusengera, umva Imana imugirira neza, imuha umwana. Ubu ni neza, ibintu bimeze neza cyane. Hari undi yarampamagaye, yari yaragiye kwivuza mu Buhinde,
kugira byaranze yaragiye mu Bushinwa we ni umurundi yaratambagiye nkunda kuvuga ngo umwuka wera ruta amafaranga byaranze nawe aramamagara muramburaho ikiganza umva afite yaranyeretse ifoto hari undi uba muri Korea nawe yari yarashatse byaranze rero beketa abonemo kuko utabyara mwabona guterwa na za karandezi wanyu baravuze ngo abana bajye baba bacu niko akundi ugasanga abana ba mbere nk'ubu nge mama abana ba mbere yabyaye bahise bapfa wasangaga rero ugasanga baba imfura bazihaye ibyo binuzi ibyo bigashanya ibyo bizimu bya bitayimoni mwabyumvisha ariko bakaba barabiterekereye mutabizi electro pestavo niyo mpamvu upfusha niyo mpamvu udaheka niyo gusanga umuntu ageze mu myaka 30 agahita apfa gukenyuka niyo mpamvu gukenyuka kuri mu muryango ugasanga abana babaye amadebire electro pesta kotayabo ene wire kirevo na mwana wiga na muntu ugera ku iterambere izo ni karande twabivuze iyo umaze kwisuzuma ibyo bimenyetso byose twavuze uramamagara nkagusengera rero bene koste kotabo kirevo se ene kotabo yesaka ukura hiyo minyururu akakubatura Imana baho mugisha shalom ndumva nimero yanjye twayivuze ubundi 078 414 9984 abatari bakora subscribe muyikore tujye tubana aho uramamagara ubundi nkagusengera Imana lebola stokeste koste pocket yabo kagukoraho iyo minyururu haleluya tugira groupe yitwa abanyamwuka tuba turi gusengera ibyifuzo bitandukanye baho bubyutse nawe utahaba karibu ntacyo bitwaye yubishaka uranyandikira undi tukakwakira aba bantu bariho iyo minyururu niyo ituma wirirwa mu kabaruka naharara niyo ituma usenya utubaka urugo ugasanga umuntu abanye n'abagore 1 2 3 4 5 1 2 uwa mbere muratandukanye wa kabiri wa gatatu nkotekereza izo ni karande leze kotabo umukobwa arashatse uwa mbere wa kabiri izo ni karande zo mu miryango ziba zikwirukankaho izo karande mu mbaraga duhabwa nijoro turazikombese toparabon kubana b'Imana turazisenye wera Kristo rero benemo stavo uyu muntu wisanzeho ibi bimenyetso akabazahamagara reka uzamubohore Kristo reka uzabane ntawe reka yongera bune imbaraga zawe mukure hiyo minyururu mubohore lebo ene kota aho yarabohewe hose tugushimiye kuri iki kiganiro duhaye gerekereshe imirimo n'ibimenyetso abatari enevo ene kota abatari bakizwa bakure mu byaha Kristo mushimiye kubanye natwe wera ngaho eneze avoketa bana natwe daimoni mhozi toka daimoni mu izina rya Kristo Yesu tugushimiye kuri kumwe natwe uri mu ruhande rwacu Kristo Yesu mu izina rya Kristo Yesu amen mane bamugisha mwese shalom amen.